Ndabashuje inshuti bakunze mukunda ijambo ry'Imana, reka mbifurize imigisha ituruka ku Mana Data twese, kandi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe. Reka turebere hamwe mu magambo meza ashobora kuba yagira icyo adufasha igihe dushaka kumenya icyo umwuka w'Imana aturarikira. Reka turebere hamwe amagambo avuga ngo intego y'inama y'agakiza. Intego y'inama y'agakiza. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze twiragize Imana. Urakoze Data twese uri mu ijuru, Imana yacu kandi Mwami wacu. Ubana natwe mu buzima bwa buri munsi, kandi wemeye ko uyu mwanya twongera kuvuga ibyawe. Turabigushimiye. Ducishe bugufi, umwuka wawe wera aba arushaho kutubera umwigisha mukuru, asabe intekerezo zacu, maze kamere itsindwe irarikira muri twe, byose bibe nk'uko ubishaka, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo bisabye twizeye. Amen. Amen. Intego y'inama y'agakiza: kunga ubumwe kw'ijuru n'isi. Mbese ibyo bisa nk'ibyari gushoboka? Mu buryo bwa muntu nta gushidikanya ko bitari gushoboka. Icyakora mbere gato yuko Yesu azamuka akajya mu ijuru, yasigiye intumwa z'inshingano yasaga n'idashoboka. Yarazibwiye ati, nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cya 28 umurongo wa 19 ndetse ugasoma na 20. Rero niko byagendekeye Pawulo amaze guhindurwa igihe yari Sawuli. Yesu yohereje Pawulo kujya mu banyamahanga gusoza uwo murimo wasaga nk'aho udashoboka, kugira ngo abahumurire amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko babarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26 umurongo wa 18. Bamwe rero bashobora kumanika amaboko baramutse bahawe umurimo nk'ubu, nyamara ntidukwiriye kwirengagiza amasezerano Yesu yatanze muri ibyo bihe byombi kubigishwa. Yarongera arababwira ati, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amagambo ari muri Matayo 28 umurongo wa 20. Nuko rero Pawulo, Yesu amuha inshingano, aramubwira ati, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo utoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye, n'ibyo nzakubonekerana, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 26 umurongo wa 16. Rero muri make, Yesu atanga inshingano zisa nk'izidashobokera abantu, kugira ngo tumwishingikirizeho aho kwishingikirizaho twebwe ubwacu, kugira ngo tubashe gusoza izo nshingano. Najya duha umurimo ngo abure no kuduha ubushobozi bwo kuwukora. Iyo ubushake bw'umuntu bukoranye n'ubushake bw'Imana, bushobora byose. Icyo itegetse ko gikorwa cyose gikorwa mu mbaraga zayo. Ibyo isabye byose birashoboka. Itanga imbaraga, igatanga ndetse n'ubwenge. Kandi igitangaje muri ibyo, mu gihe Pawulo yandikiraga Abakolosayi, ubutumwa bwiza bwari bwarabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, nk'uko tubisoma mu gitabo Pawulo yandikiye Abakolosayi, cyangwa se urwandiko, igice cya 1 umurongo wa 23. Rero birumvikana siko bose babashije kuba babwemeye, ariko
Iyo dusuzumye neza iby'inshingano Yesu yahaye intumwa muri Matayo 28:18-20, niyo yahaye Pawulo, Yesu ntiyigeze asezerana ko abantu bose bazahinduka abigishwa cyangwa ko bose bazihana. Ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imiruka izahera ko ize. Imana yacu ishimwe cyane. Ni muri Matayo rero ibice 24 umurongo wa 14 aho dusanga ayo magambo meza. Rero Imana yagutoranyirije kugira ngo uzabona agakiza binyuze mu kwezwa n'umwuka no kwizera ukuri. Nuko rero ukomere, niba ukorera Imana ukiranuka, uzavugwa nabi kandi urwanywe, ariko ntukarakazwe nuko urenganyijwe, ntukihorere. Komeza ushikame muri Yesu Kristo, uhora utumbiriye mu ijuru nk'ibuye ry'umuringa. Ureka abandi bavuga amagambo yabo bwite kandi bakurikiza imyifatire yabo bwite. Wowe gusa ukomeze kwihangana, ufite ubugwaneza no kwicisha bugufi bya Kristo. Kora umurimo wawe ufite intego ihamye, ufite umutima utanduye n'imbaraga zawe zose n'umuhate wawe wose. Wishingikirize ukuboko kw'Imana. Ushobora kutazigera umenya ukuri k'umurimo wawe. Agaciro k'ubuzima bwawe kagaragazwa gusa n'ubuzima uhabwa kugira ngo ukizwe. Imana yacu ishimwe cyane. Umuntu wese rero ukurira muri Kristo azahura n'ibihe by'intambara ikomeye kandi y'igihe kirekire, kuko imbaraga z'umwijima zifite umugambi wo kurwanya inzira y'iterambere. Ariko iyo duhanze amaso umusaraba wa Kristo, ari wo uzaduhesha ubuntu, ntidushobora gutsindwa. Imana yacu ishimwe cyane. Rero dufite isezerano twahawe jye nawe. Isezerano ry'umucunguzi ni iri: sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mwakoze cyane inshuti bakunze mukunda ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe.